Yes, Karegeya mu marupano twongeye kubana namwe amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose kwisi. Turabasuhuje kandi turabashimiye gukomeza kutwereka ko muhabaye kabisa. Ni byiza umuryango ugenda waguka. Pano igenda iba pano kabisa. Yaguka mu mibare, muri geography, uri nkaho hafi ibihugu byose byo kwisi. Yego. Kimwe cya kabiri dufitemo abafana. Which is good. So rero ubwo aho muherereye twizere ko tuba turi kumwe dutera imetero ari nako Karegeya mubona kuri kamera agenda adufasha kugira ngo tunakuremo amasomo kuri bimwe mu byo tuba tuvuga biba bihari. Dukunze kwibanda ku biba bihari kugira ngo nayo masomo nyine agira icyo atanga. Yaba mu kugira ibyakemuka no kuba bitasubira ukundi. Yego. Kuko amakosa yabaho ibintu kuyasubiramo. So uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye ariko Karegeya nkwakira wibute weekend yagenze ite? Urabizi ko maze iminsi ndwaye n'agatege gake ariko ndagerageza nkabikorana ariko ntacyo biba bitwaye. Burya iyo ukora ibintu bigira gutese bigutera courage biguhesha agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri bamwe cyangwa ku bandi birafasha. N'ibintu bintera courage byatumye n'uburwayi bugenda bugabanuka. Nta courage managiye nkura mu bantu abafana baturutse imihanda yose abo ntarinzi abonzi nabo ntakekaga barimo ntago ndabamenye ibanga. Ari n'umuminisitiri yatubiye mu kiganiro ntangira kumwibwira bya bindi nkora iki ati renda kuza. Ejo hari n'undi mugabo n'undi muvugizi w'urwego rukomeye twahuye ndamubwira ariko se kutajya unsubiza ati waya tumbaza ibikomeye ati ariko ndakuza ati ndagukurikirana hano hose aho nyura. Ibyo rero ni ibintu bidutera courage ariko nanone bitera courage ariko ni ideni rikomeye cyane. Niba abantu bamaze kumenyera ko ikintu runaka uzakivugaho ukagisesengura ukagiterera imetero uko babishaka cyangwa se bikabaryohera, iyo wicaye ntago nk'ubu burwayi ngiye nkaburyamana ubwo ideni nabandi mideni ofete havuyemo. So niyo mpamvu umuntu aba agomba kugerageza ariko ideni rikomeye ko biba bivuga ngo niba bararyohewe ugomba kwirinda kubabihiriza. Ugomba uwo murongo baba baragiyemo ugomba kwirinda kuwutatira. Nibyo cyagiye nakubwiraga by the way ugenda nakubwiraga nkubwira nti hari abana baba basaba kujya kubaha ibiganiro nkabanza kubabaza ngo usanzwe utangaza ibiki wakira abandi. Umwe yahise yikuramo yama Eric ya mbere mbonye imbogo uvuga imbogo biraza kuvamo. Ndavuga rero niba hari ibibi gibi mwemuretse bawegetseho. So wakabiri we twaraburanye urabyibuka ejo bundi Dimanche. Nuko twaburanye kubera ko yakerewe kandi nanjye amasaha yanjye yari yageze kandi nari ndwaye ariko ubundi nta kibazo kiba kirimo. So ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kwitwararika iyo abantu bamaze kumenya niyo baba igihumbi usibye ubu bamaze kuba 15 nta kubicisha inyota kandi nanone nta kubagaburira ibitabagirira akamaro bavangira bahashyiramo Rutayisire ejo bundi hari uwahise kuvuga ati ntuteka agatogo ntabwo ari kubavangavangira ni ukuvuga ngo mukabagubisha muri wa murongo niba ari isomo ukaritanga amasomo yo turayahorana kuko buriya ndashimu buri munsi mba mvomiwe nubwo nawe ambwira ko avomi iwanjye nta nicyo byaba bitwaye mba mvomiwe ukuvomerana. Isomo wenda nk'uri uyu munsi naheraho ni isomo rya farming na Churchill. Wilson Churchill yabaye ministre w'intebe mu Bwongereza. Yego. Hakaba n'uwitwa Fleming wavumbuye penicilline. Bari abantu barerewe ahantu hamwe ariko batafitanye isano. Isomo narivanye kwa Dashimu byibukijwe nuko ejo hari umuntu wangiriye akamaro w'umukecuru uri muri pansiyo. Sinzi ukuntu byagize gutya ndaribwa mbamwohereje kamituyo nawe biramushimisha cyane. Nibuka nyine uruhare yagize mu buzima bwanjye. Noneho bihita bihura n'iryo somo uko byagenze. Uriya abatazi Churchill ni
abasoma mujye mureba icyo bita muri Atlantic Charter. Atlantic Charter niyo dukomoraho ubu bwigenge wumva ngo abantu baraharaniye nibo bakoze. Yes. Barabuharaniye ariko gira ngo ni Roosevelt na Churchill muri Atlantic Charter n'amasezerano basinyaniye mu nyanja niyo yavugaga ngo rekura Afurika nanjye ndekura ibi. Yego. Abo minisitiri w'intebe w'Ubwongereza na perezida wa Amerika. Churchill tuvuga rero ni uwo nguwo. Uwo Churchill rero Fleming ise wavumbuye penicilline yatoraguye Churchill yaguye mu mwobo. Churchill wo mu mwana yari umwana wo mu bisubizo ariko agwa mu mwobo. Uwo wavumbuye penicilline ndanga gukomeza kuvuga izira ko ariko umuntu ari Fleming yari umuhinzi usanzwe yagiye kwishakira uburyo abantu be babaho yumva umwana ararira mu mwobo ari yaranje aramuzamura noneho se wa Churchill wari umukire nyuma aza kumenya ko umwana we yabuze arakurikirana aza kumenya ko yagiye muri rwa rugo rwa wa muhinzi ko yari yaguye mu mwobo bakamutoragura araza n'ifarasi nziza rwose y'umuherwe ajya muri rwa rugo rw'umuhinzi ati namenye ko umwana wanjye wamutoraguye ukamuzana ati mbwira amafaranga ushaka mbwira ibihembo ushaka ubu umwana wanjye uwo ngo aramubwira ati ntabwo ibyo nakoze ni ubumuntu ntabwo nakwishyuza ati nta gihembo nkeneye umwana n'uwawe nakoze ibyo umutima nama wanjye usaba. Yego. Churchill nawe bimwanga mu nda aramubwira ati noneho rero wanze igihembo ariko ndabibona ubuzima ubaho nanjye urabona ubwombaho uwo mwana wawe agenda kurane n'uwanjye kuko n'ubundi bamaze kuba bamwe. Yego. Bamwe baragenda bose biga hamwe bazamukira hamwe umwe avumbura penicilline undi aba minisitiri w'intebe cyane. Kunyumva iryo somo no kugira ngo twumvikanishe ko hari abantu benshi babaho ubuzima ntago inzira umuntu acamo ntago igihe cyose ugenda mu murongo wa famiye yawe hari abandi bantu biruhande bashobora kugira akamaro ubwo dusuze n'abandi bantu baba bafite aho bageze bahagejejwe n'abagira neza bunganiye umuryango wabo cyane. So burya rero Dashima nuko abirenga akagera ahantu ngewe ntabyumva neza avuga ngo muri karuma avuga ngo umugani w'ikinyarwanda avuga ngo gira neza uzayisanga imbere ariko hari n'ineza ushobora gusa umwana wawe yasanga imbere wakoze umwana wawe atabizi. Abo ngabo bo nuko baziranye iyo example urwo rugero ntanze bo baragiye barabana barakura nabiga hamwe bakomera ku buryo bumwe na nyuma cyagenze bitera no Churchill nyuma yigeze kurwara avurwa na penicilline yavumbuwe na wa mwana wa so bishatse kuvuga ngo mu myemerere ya karuma kuri uko ntuza uko Dashima wabivuga aravuga ngo nubona umuntu ahirwa ushobora gusanga agendera ku neza ababyeyi be cyangwa abakomokaho bagize nubona umuntu ahura n'ibizazane ushobora gusanga bamwe mu bakomokaho nabo baba barabiteje abandi. So ikiriho nuko kambe tujye tugenda unagenda urugero simvuze ngo umuntu akore ibirenze ariko ari biba bigaragara niba usanzwe twana turwana nta kintu kikwirukansa abanza dukize bashobora kuba bapfira indazi ufite ubushobozi bwo kugura amandazi arenze 2 niba bapfaga rimwe yabagura rimwe tanga 200 umwana abone irindazi baseke abo bana utumye baseka bashobora kuzagukurikirana na kera cyangwa nabo bakazatuma uwawe aseka. Ngewe utanivunnye cyane nko kuri urwo rugero utanze ngewe ubwanjye nitanzeho urugero ngewe hari abantu benshi bakundaga kumbwira bakambwira ati papa wawe yatugiriye neza papa wawe yadukoreraga ibi kandi b'abafamiliye nyine ukumva agukoreye nk'ikintu agahita agerekaho icyo kindi. Yes urumva rero ni byiza kugira neza mu byo umuntu akora nta muntu atagize akagenda ku murongo isa uko byabera kose uzabisanga imbere. Hari n'abana njya mura nabo bakambwira ati wigeze kundihira minerval nabikibyibuka wigeze kumpa lift ngiye ku ishuri ryo mu cyaro nk'ibirometero 30 ntabyo abantu umuntu aba yaraye lift mu kazi ntabwo ubyibuka ariko niba nkurikije uko iryo somo naryumva nari kubugomeza nkabifata nk'ibisanzwe ariko ikigaragara cyo nuko ugira neza ukayisanga imbere cyangwa ukayigirirwa n'undi utayigiriye cyangwa akazayigirira uwo yigiriye akazayigirira uwawe. So byiza rero gukora neza ni ntako bisa ntako bisa ndetse nabonye ari ubudasa u Rwanda ruhagaze neza rwose nkuko bivuga uti gukora neza ntako bisa nabonye kuri ruswa
ewana ejo nibyo twiriwemo nta ejo CPI mu karere tumeze neza. Yes, ariko niko duhora. Ejo itariki 30 nibwo hasohotse iyi CPI raporo corruption perception index itangazwa na Transparency International, yego urwego rukuru rw'isi, ikabitangaza ku isaha imwe ku isi yose. Yabitangaje ejo saa moya, twe twatangiye kuyisesengura kuyiganiraho nka saa 3:30 gisohoka, none saa 3:15. Yes, twakereweho nk'amasaha 2 ariko ntacyo byari bitwaye. Transparency irayimurika, tuhahura n'inzego. Uribuka ko ku rwego rw'igihugu hano mu Rwanda bakora RBI, Rwanda Bribe Index. Yego, corruption na bribe biratandukanye. Zose ni ruswa, ariko corruption ni it's bigger, ni kinini. Ka bribe n'akana ni imfura, ariko bribe ni imfura burya. Muri corruption bribe niyo mfura. Bribe ni y'amafaranga. Ni y'amafaranga. Noneho bari umuntu abayo hakabamo igitsina, ikene wabo, gukoresha ububasha uhabwa n'amategeko mu nyungu zawe, kunyereza umutungo wa leta, gucunga nabi bya rubanda. Ibyo byose indonke, ibyo byose niba ari umuntu ba bribe. Hanyuma nyine ubabyara akaba corruption. Turagenda ubwo impamvu ngarutse kuri RBI. Urabyibuka ikiganiro ubushize twakoze, washyizeho utamuriyo nemeze gutya ishyano ryaguye. Ejo rero nakigarutseho, urabyibuka ko ikiganiro nakoze muri RBI bari bagaragaje ko inzego zishinzwe ubutabera mu Rwanda arizo zifata ruswa itubutse. Nongere mbisobanure kuko icyo gihe urwego rwa ejo nongeye kubisubiramo, ari urwego rwahise rumbaza ruti wavuze ibihabanye n'ukuri. Itubutse egal menshi afatwa na bake. Nongeye mbisubiyemo, ntabwo navuze ko aribo bafata ari benshi bafata make. Navuze ko ni menshi ribu afatwa na bake. Ubushinjacyaha, inkiko harimo bake barya ruswa ariko bakarya ikirundo, ikiguri intunga niko nakita. Ubu noneho biri clair kuko ejo nabibabwiye bose bahari niko bimeze. Ntabwo navuze ko hariyo nyinshi, navuze ko bafata menshi. Yakaba umwe agafata miliyoni, agafata 570 mu nkiko. Mu nkiko harimo 270, muri parike 200, muri ribu yo arenga yo ngayo. Kesi 16 zarimo miliyoni enye muri RBI. Ribu abantu 16 bafashe agera 3,800 bagamije kugira ngo bagende bate bafungure ukekwaho icyaha cyangwa bafunga utagifite. Hanyuma parike yo umuntu umwe afata 200 agira ngo dosiye ayishyingure ntige mu rukiko. Bose twari kumwe. Hanyuma mu nkiko byo bafata 570 cyangwa 560 hejuru ya 500. Oya, mu nkiko agagera nabone muri desa 70 ngira ngo. 570. Urakoze cyane. Ngo yigize imbere itariki yo kuburana. Yego. Noneho mwibaza ngo abako aribo bagatanze justice na teme y'uno mwaka ya Transparency International barebaga corruption and justice. Noneho za nzego twebwe za justice nizo zifite corruption y'ikirundo. Yego. Ikirundo dutandukanye umugina n'imegeri za Solomo. Umugina ni ikirundo gifatiye hamwe ko umuntu afata umugina. Noneho ahandi muri private sector, mu mashuri za kaminuza zake bagafata utumegeri tunyanyagiye. Undi yafashe umugina wose. Ahandi ni igiti. Babyumve gutyo. Ahandi ni igiti za 2 polisi yo mu muhando. Abo bafata utumegeri. Ariko undi yafashe umugina kabisa. Ejo rero ndakibabaza nti mu bisobanurira hanga abakoze RBI muraha, abavugwa muri RBI baraha, CPI yasohotse, teme iravuga corruption and justice. Ko muraha ni mumbwire ibyiza ni ibihe, ibagabye ni ibihe. Cyo kora transparency isubiza, ariko nyuma buri rwego ruza kuvuga ko rubizi. Nashimye parike yaravuze ati niyo yaba umwe, niba ari umuntu wo muri justice. Umuvugizi wa parike yarabivuze neza cyane. Ati muri niyo baba abakozi ba ribu 2, umwe wa parike
n'abacamanza batatu ubwabo nubwo batagera ku 10 ni image mbi kuri justice y'igihugu. Aribyo nasobanuraga justice ni ikindi, aribyo nasobanuraga muri prive, muri hoteli nugendera kuri ruswa abakiri uzababura bajye mu yindi. Muri prive niba ari umuprive wimakaza ruswa areba ibifite inyungu ye, iyo yimakaje ruswa agatanga akazi ku badashoboye baramuhombya, so ntiyakwemera guhomba kandi yarashoyaye. Ariko ikibazo mu nzego za leta barakwaka ruswa wungire hehe? Byanze bikunze urayitanga cyangwa se wemera urengane cyangwa ushyi kuko ntago wakwimuka. Nta parike prive ibaho, nta ribu prive ibaho, nta nkiko prive zibaho, nta gereza prive ibaho, nta mahitamo. Nuvuga aho ngaho rero yagombye kuba 000 cyangwa munsi ya 0 kuko ho nta bwinyagamburiro. Iyo niyo image y'igihugu. Jean Paul yigeze kubivuga nubwo atari aho ndi ariko sibyo yazize. Ndavuga ati tubonye image y'ubutabera bw'u Rwanda, none twarayibonye no mu bijyanye na korabshoni. Nuvuga ngo hariya byagombye kuba 0 umwaka wa mbere 0, 2025 0, na 6 0, na 7 0, kugeza na 30 na 50 tubona 0 mu nzego za leta cyane cyane iz'ubutabera. Ejo rero byagiye ahagaragara, ndumva n'uwabimbwiye atazongera kuko n'umukuriye yari ahari. Niko bimeze. None se ibyanjye impandwa habona urumva nicyo nari ntegereje nubwo twagiye inama nkavuga mugabo bagomba kwanga amazina. Niko bimeze. Niba justice irimo uko kangana kose karimo niyo kaba igice kabiri ntabwo ari byo. Ntabwo wayihanganira nk'uko wayikwihanganira iri mu mashuri segonderi primaire inzego z'ibanze no, kuko byo icyangwa cyo kubaka bakikwimye muri Nyarugenge wagura ikibanza muri Gasabo. None se ribu wajya he ko yose ari imwe ko byose bizahura ku mucamanza RCS ko ari imwe ibintu bitandukanye. Donc uruvuga ruswa yahariye byo wamwana ukajya mu rundi rukiko se wakwimura ikirego se ntabwo kimuka uwihana umucamanza umwe bakazana undi ariko urukiko ni rwa rundi president warwo ari umwe bahindura na president se bahindura komite bahindura inteko iburana ariko urukiko rureba ifasi wareze iki cyabereye hehe. Ntabwo bavuga ngo ndavana nge ngororero kucyaha cyabereye i Kigali kuba byitwa ubutabera bikazamo inyoroshyo. Ntabwo byakora. Okay, ako kara gaciyemo nahuzaga CPI na RBI. Hanyuma rero tu Rwanda ejo habaye dushya twishe habaye dushya twishe ariko dufite isomo kuko u Rwanda n'urwa 49 ku manota 53 rukaba urwa 4 muri Afrika. Imbere yacu hari Seychelles, Cape Verde na Botswana. Ibyo biduhora imbere. Hanyuma muri East Africa tukaba ba mbere. Dukurikiwe na Uganda ifite nka 36, hakurikiraho Tanzania 36 cyane 7, Uganda ifite 26, hanyuma Kenya nayo ni nka muri za 20 Kenya cyangwa Burundi. Uburundi na Kongo bafite 20. Uburundi na Kongo baranganya. Yego koko bafite 20. Yakurikiraho habanza u Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Kongo. Burundi na Kongo bose bafite 20. Bafite 20. None muri expose umugabo umwe rwose wari ushize kubye expose avuga ati ya tibega ati quelle coïncidence malheureuse. Ati ibaze kunganya ibihugu bibiri bifite imyumvire imwe ku Rwanda byegeranye bifite abayobozi babyibushye icyo badahuje nuko ibihugu byo bitangana. Umugabo ati rwose quelle coïncidence malheureuse. Ati ibintu bihuriranye rwose mu buryo butunguranye. Arangira ati rero ati les oiseaux du même plumage bagenda kimwe. Inyoni z'amababa amwe zo mu bwoko ari nkaho ashaka kuvuga ati urumva nyine akubunyarwanda kaziramo. Umunyamakuru rero nawe aza kukigenderaho aravuga ati ariko se nubwo wica igicyara ko turusha les oiseaux du même plumage. Ati ko ruswa yandura umuntu wariye ruswa mu Rwanda agahungira muri cya gihugu gifite amanota 20 muzamukurikirana mutekane yagiye aho bayemera bakamuhisha. Umunyamakuru numva akabazo kagafite muri kwica igicyara ko mugirame mu Rwanda ruswa cyane kandi abaturanye batayirwanya mu gihe umuntu arya ruswa hano agahungira hariya mu gihe amafaranga y'indonke abitswa muri cya gihugu kimeze kwa kundi mu gihe
mu gihe uhishayo imitungo mu gihe ufata wiba amafaranga mu Rwanda ukayashora muri cya gihugu umuturanyi urya ruswa yaba ubuhungiro kuwayiriye voilà icyo rero ntago babonye igisubizo kandi ibyo c'est très fréquent donc uvuga ngo ucitse ibyaha bya ruswa mu gihugu kiyirwanya cyane ahungira muri cya kindi kitayirwanya none iyo muturanye nta mahungiro ufite harimo n'ibyo byose yes ibyo kwishimira rero bitari ibyo kwicinya icyara ni ukuba twariyongereyeho amanota abiri mbere twari dufite 51 53 ibijyanye n'umwanya mbere twamanutseho 5 mbere twari 54 49 ni byiza hari ibyakozwe ariko abanyamakuru bakomeje babaza ngo 47 yacu ari hehe ayo ngwaya yaratakara hehe aracyatakara muri babandi batorera muri za service zitangwa nabi muri ya myumvire y'abanyarwanda kandi twabonye inzego z'abikorera zitari no hejuru cyane aratakara mu myumvire y'abanyarwanda gutanga amakuru kuri ruswa ukayatanga akabura n'icyo afata cyangwa ukavuga ngo ntikoraho ibyo ni bizindi bogamizi hakaba n'akantu ibintu bibiri nzaza kongeraho kimwe kuba ruswa yaranja impande zombi amakuru kuri ruswa yaranja ntayo ntiwayabona erega ntiwayabona umuntu akwaranje wamutangamo iki ko ujya kuvuga uwakwambuye ahubwo umuntu wa ruswa iyo yamuhaye ntagukorera icyo mwavuganye umuntu wa ruswa kenshi atangwa nuwagaye ikitangwa ego cyangwa utakorewe icyo yasabaga service yaguraga ariko uyiguze ukayibona abo ngabo bose baricecekera niba utanze uhaye igitifu 300 ngo wubake ukayubaka ugasakara umuryango ukajyamo ntawe uje gusenya wahamutanga gute uri mu nzu yawe urajya mutanga unahaye igitifu turwase washwe ahubwo yaje agasenya nibwo umuvuga ahubwo murongera mu gahuru gasengero uti byagenze neza urahabaye umunsi wo gutaha inzu umubagira inkone urakomeza ukamuha kuko yakwaranje iyo rero bagira inkone iyo rero kuvuga ngo cy'umushishe iyo rero umuntu wakwihandagaza akavuga ngo yayirwanya urayirwanya amakuru ayakura he ko bose bungutse ni win ikibi nabayirya mu buryo butari bwo bushize nigeze kuvuga bavuga ari indi raporo yarasohotse ya transparency ivuga kuri gender based corruption GBC numva nyuma haba ikiganiro na Barore n'umuvugizi wa RIB ngira ngo n'umuvunyi yari arimo bati no mwaje baza batubwire umuntu atanze ruswa y'igitsina bamuhaye akazi bamuzamuriye umushahara aza kubwire uramuha kandi uragafite yitaranye na boss yafatishije ibaze hazo uwo bataziranye abikubwira se bibaze iki bimwungura iki abantu ntibagashukane ikibi n'uwayitanga ntabone ibyo yasabaga uri kubyumva maze n'abagore bahohotewe bahishira abagabo babo muri iyo raporo ngewe ibyanjye mbivugira mba nabisomye muri iyo raporo umuntu wa Burera ukora muri hoteli yavuze ati ngewe nahaye boss rimwe ahita nkodeshereza inzu ashyiramo ibikoresho by'igikoni agura igitanda araza akaryama ngaho yimukureho uramuha kandi abe hate umuhe n'uwo muntu muraza yabonye indege irimo abagenzi bawe no gutoragura none ntiyavuze se agize amahirwe abonye ni nk'aho abonye umugabo abonye urugo umugabo arishyura inzu arahaha aguze igitanda ibikoresho bya kwizine araza akaryama ngo ngwino utubwire umufashe ikisi ahubwo amenye ko muri kumugendaho yaza akabihakana izo nizo mbogamizi zituma ya manota 47 tutabona ruswa iratangwa ariko kubera ko abayifitemo inyungu impande zombi zifitemo inyungu nta makuru wabo ziryumaho nta makuru wabo yes nawisobura waza bagatanza amakuru nabo bakagenda bigura intege wa muco wo kuvuga ngo ntiteranya ibyo byose nuko hanyuma rero icyakabiri nishatse kuvuga abantu bakunda kwirengagiza n'urwego rw'umuvunyi ruzi na transparency izi n'inzego zose zizi mu bijyanye no kugenza ibyaha bya ruswa bagenza assets bareba ibyo ufite kugira babone ko wigwije umutungo bareba ibyo ufite kandi kuva kera nakunze kubibwira nabibwiye uwitwaga umuvunyi wungirije witwaga Clement Musanga batware yego ndavuga niko oya kugiye cyamurekezi ko muza mureba imitungo umuntu afite unyereza akayabyinira agahora muri sorti Zanzibar
agahora ari garini anywa henesi ya buri weekend ari kumwe n'abasore batanu bose bari garini bafite amakupuru ubwo n'abantu 10 bagaragiwe uwo nguwo umutungo we muzawukura muzawusanga mu kabari ejo rero umwafandi wo muri polisi wari waje hagarariye polisi Manuel yarakavuze ati muke mureba na lifestyle kugenza ibyaha bya ruswa ntabwo ari ukureba ibirumbaraye ngo yaguze ikizu n'abantu yarakiguze aranacyubaka atanga akazi nuyanywera wenda yayunguye nyirakabari uyajyana Dubai uyasohokeramo Dubai akajya ku ari wenyine se ashobora gufata abarabukazi yamanukana umuntu undi dukurikirana ngo umutungo arawufite uwo mutungo ucumbitsemo abanyarwanda yatanze akazi ku banyarwanda ariko hari abandi bunyanyagizo cyangwa bakawubitsa hanze nta makuru wamenye ibyo rero afandi Manuel ngo ni komiseri ngira ngo ndanga kuvuga irindi afandi Manuel yavuze ati mujye mureba na lifestyle atanga urugero umuntu ahembwa 500 umugore we nta kazi agira akodesha inzu ya 200 ubwo neza turasa akabamo guhaha kwishyura abana minerivare rimwe na rimwe n'umugore akaba yiga ibyo imyaka igiye kuba 10 mbivuze tukareba abantu gutya ukavuga ngo ntacyo atunze warebye uko abaho imodoka agendamo imwe sanse ngana iki inzabamo wareba income ze zizwi n'ibyo yarazwe n'ababyeyi wabishyiramo ugasanga byose nta na kimwe cya kabiri kibya konsoma mu kwezi aho rero tuzaba tugeze kuvuga ngo nayo 47 kujya gutuyabone nuko aba izo mechanism zo kumenya ngo ande horo yo kwigwizaho imitungo ariko yigwizaho lifestyle iri high uri directeur wa secondaire urabonka ministre uri umunyamakuru kuri kamera kuri mikoro ariko ubuzima bwawe bumeze nk'uburenze ubw'umudepite tuzi ko umushahara wawe utarenza 300 200 none urabaho ubuzima bw'aba miliyoni 3 ubundi naho twakagombye ubundi izo nizo metero kuko ari bitagaragara lifestyle iri kuvuga ngo ari umugore ushaka gusohoka mu nzu umubiri we uriho 300,000 ku isuku kandi buri munsi umwenda yambaye rupromiye akazawusubiramo rupromiye z'ukundi kwezi yambaye ikanzu ihagaze nk'ibihumbi 80 shenete ku kaguru no ku kaboko no mu ijosi maherena ari n'amafaranga ahubwo se y'amafaranga ahubwo ya 300 agiye kure sakoshi inkweto kutarayivuga sakoshi inkweto hari cyane umusatsi kutarawugeraho parfait utarayigeraho parfait yo mu mano yo mu kwaha yo mu ijosi niyo mu mayasha iyo total wayibaru ugasanga arasohoka mu rugo ahagaze 500 parfait mu mano irwanye bimemewe niba yambaye inkweto zifunze se ntabaza agapurizamo ariko yaho si yijya hano erega mu mutwara akitwa spray 500 ntageze wareba ugasanga umugore yirwa mu rugo umugabo wakorera 800 ariko umugore asohoka ari uko sengiza zimuri akajya singiye muri essence singiye mu garage singiye mu gutwerera nta bukwe umucika kandi atwerera 100 buri weekend hari igihe ufite invitation enye 100 400 ya buri weekend uwo muntu akabaho uwo muntu akabaho tukabireba wajya gukurikirana ukajya kwa Jarasi wubatse inkarakari gasanze ngo gosobanura umutungo kandi hari abandi bantu bagucaho ureba bakwirirwa imbere harya hene sigura nga 100 champagne gusubiza champagne sigura nga champagne ubundi ibyo ntarwabihe champagne biterwa n'akabari biterwa n'akabari ubwo turi mu biranguzo ayo mafaranga kuvuga nayo biranguzo voilà Rwese uhorera champagne uhorera champagne ugira gute niyo ibyo ibindi bitaba bigaragara lifestyle niyo style kugira ngo ari amanota zarenge 53 nibura tugere za 60 nuko twoditinga na lifestyle umuntu abaho ate abana bigahe imodoka ye agendamo imezite atunze umuryango ungana iki ugakora total ya incomes urumva yinjiza ya none akonsoma andavaye kabisa ariko kuzo kureba ibirumbara ngo afite imodoka ebyiri ngo tumoto ugasanga abo tumoto nibo bari kwirukwaho
ariko umuntu buri gihembwe ujya buri weekend ajya Gisenyi kandi akajyana contingent rimwe mu gihembwe akajya Maldives hanyuma rimwe mu mwaka akajya Anverse cyangwa Ottawa n'umuryango muri afite na credit ya bank kandi ayishura neza abantu bajya kureba Real akongera akagahindukira nitugera kuri urwo rwego biravugwa ngiye nabivuze hashize igihe kinini ku gihe cya Murekezi akiri umuvunyi na Clement yungirije icyo kintu nakivuze ejo cyasubiyemo n'umupolisi kandi mukuru nitugera kuri urwo rwego ureba intambuko y'umuntu ukabara amacupa ye ukavuga uti uyu muntu yabanyereza gihamya y'ibyo anyereza ushobora kuyibura ariko gihamya y'uko anyereza urayibona ko uramubaza ngo kuhembwa ya hari abazabwira nabi ngo mfite ngo niba ari ruwadi itari ejo bundi mvuga ku byo kuboneza urubyaro navuze ni nk'abantu batishoboye bagiye bakababoneje urubyaro ku ngufu ni abarwayi bo mu mutwe byakabaye ku ngufu abantu mbona babishatse kubibona ukundi buriho n'ibindi bivuga bati no aratumarishije nitugera kuri urwo rwego bakureba ngo wahe ikoti wambara ikote rya 300 kandi buri munsi urarihindura irya mbere ukazarisubiramo nyuma y'ukwezi kandi niryo kwicarana mu biro nanjye wo kuri kamera ntaryo nambara rimwe mu cyumweru ari izi buy shop voilà rimwe mu cyumweru so nitugeraho auditing lifestyle bigakorerwa raporo amanota azatangira azamuka gato nk'ubu na duke turi kandi ubona ko binagira akamaro nari haje ikitwa financial intelligence center ntayahozeho habanje chambre spéciale yo kuburanisha ibyaha bya ruswa no kumunga umutungo w'igihugu iyo yaje nyuma ni ya reforme y'amategeko iyo fiki nayo ikaza yo kumenya ngo runaka ku makonte muvuma yarutiye ngahe yaverishije ngahe avuye hehe kuba iyo center yarajeho utwo tunota wasanga ariho tuvuye ariko nitwinjira mu auditing na lifestyle 30 tuzayagira cyangwa tuyarenze unarebye ibihugu bituri imbere ubona nibyo ubona akamaro k'ibyo bintu voilà nka za Botswana par exemple nizo za Denmark gukekwaho ruswa automatically uva mu nshingano direct ariko twebwe umuntu arakekwaho ruswa muri Karongi akaba yimuriwe Ngororero arakekwaho ruswa muri RDB akimurirwa muri Minecofin arakekwaho ruswa muri mu murenge akimurirwa mu karere ibyo byose nibyo bituma tutayabona n'imbizi ku bakozi b'Imana yakora ibara hamwe bakamwimurira hano so ibyo byose rero iyo tolerance tugifite niyo ituma za Botswana ziduhora imbere za Seychelles za Cap Vert kureba aho zigeze no mu iterambere urumva rero hari ingamba twe tutarafata ariko zishoboka zitagoranye lifestyle audit ni ibintu bisanzwe ntabwo ari case yo kuvuga ngo uragendera ku matiku umuntu aba ari kubakira nka nyirasenge akayimwubakira ikaba ari niye koko atari ukumujumbisha atari ukumuragiza ariko akagura ibikoresho mu gakinjiro ukabubura mureba nimugoroba ukamubona uko ahindura inkoko ikaza agafata akaguru kamwe mu kanya akabagiye mu yindi hoteli gutyo fagitire ye igahora mu ijana iyo fagitire yo mu kabari ihora mu ijana c'est-à-dire ni miliyoni 3 mu kwezi kandi mu rugo naho hari ibindi bikenewe kandi ugasanga nabyo biri wane credit ya banke fresh niwe muntu wishyurira igihe kuri salaire ya senkisi kubanza ukakibaza nuko uhembwa miliyoni ugakonsoma 10 naraza mu itangazamakuru nuko defense yazamuraga ikizu cy'ubucuruzi cy'imiryango nk'ine ariko ashumbiye gitifu nuko defense nta nubwo zahembwaga se vendi ntago yageragaho ukabona gitifu arazamura uruzu nako nuko defense ukabona ifite akageretse rero ntidufashe umwanya ngo wibaze ngo ashobora kuba ari ibyo akomora iwabo ariko reba koko byagurishijwe koko niba ari umutungo akomora kwa sebukwe ni hegitari zingahe yagurishije zavuyemo angahe avamo yanzu turicaye turarebera gutya ngo tuzategereza amanota ibyo biba tureba nuko wenda aho mbere umunyamakuru ushobora kuba wenda najyana y'ijisho ariko nanjye ibyanjye birangira kuri mikoro na kamera nuko bitangaza gusa ubishinzwe niba agomye kuvuga ngo kira kizubatse amafaranga nta banki wagujije nta mutungo we wanyu wagurishije nta nkazi wanyu wagurishije yavuye he ku buryo byagera niba ni kuzimu abayavana kuzimu nabo bakaboditinga akerekana iyo bakanerura bakavuga ati ngewe cyangwa
nimugoroba mba nagiye akaba yakora akaba yakora kandi amakorano nayo abarwa muri ruswa phobia ushobora kuba yakora ukagenda ukiyaranja ukayahinduramo amazima nabyo biri muri kadire ya ruswa koditinga ubuzima bw'umuntu wese ukareba uko inkomoko y'amafaranga nicyo cyatuma amanota azamuka so nuvuga ngo rero twahisemo ayo 53 azazamuka gake gake ariko nidushaka arenze 60 nuko twagura uburyo bwo kureba muri make nibyo ndakumva cyane ako kantu ni nkuko fisi yaza akaba afite amafaranga menshi cyane ukayahutse fisi ko twirirwana kunyuma cyane ahubwo n'umwanya tuba tumukoresha ibiganiro nta handi tumuha umwanya wo kujya gukorera ndi urumva ibyo rero abantu banyumve neza ntawe shaka kuvana aho yari yibereye ariko kuko n'imyanzuro abantu nibabeho batamire batamira ntaza urwego rw'umuvunyi twari turi kubwe honorable Mukama Abbas avuga ati tuzatangira turabyigishe mu mashuri abanza yego bizamuka umwana azamuke akurana icyo kintu niba bizaba koko ari urwego rw'umuvunyi no muri kurikuru muzarebu kureba uruhare babigiramo ushobora kubivuga muri discours gusa bikarangiriraho ariko byo byakunze bategura n'amakampeni bakajya bajyayo kampeni ni igihe gitoya we yashyiraho isomo rimwe isaha imwe y'iryo somo kuva primaire na secondaire byazajya bigera umuntu akajya kurangiza secondaire yamaze kumenya ko ari kirazira nko muri morales nabyo birashoboka ariko se birigishwa nande nawe ari wa wundi birigishwa na wa wundi noneho icyo wenda nibwo twazagira abantu kuko ibindi kuvuga abagitwara umwikomo nabo mu kigero nabatangiye kuyaryaho ariko umwana ukiri mutoya we yazamuka aba muri uwo muco akazagera ahantu rwose avuga ati iki kirazira kikaziririzwa kabisa ariko ntabyo turabibona se ababyigisha baribivuga bagera hirya bagakora ibindi umuntu wigisha kirazira ni uba muri za kirazira gusa icyo ni ikibazo rero amanota ntabwo impamvu mbivuze nanone kumanukaho imyanya 5 amanota hakiyongeraho 2 nta kintu gifatika mu mwaka rwose tukaguma turi abakane nanone tuba abakane muri Afrika nkuko twari ubushize tukaguma turi abambere muri East Africa nkuko twari ubushize gusa cyahindutse niki rien nikigaragara ko ni nkaho ntacyo twakoze ibyagakozwe n'ibyo gusa twakwishimira ko tutasubiye inyuma ariko nanone hagomba kugira ibikorwa kurushaho hari bigomba gukorwa hari nibyo baba batarebye uburyo abantu bajya mu myanya bihora bivugwa meya runaka yazanywe na kanaka ese ni gusa ibyo n'umukuru w'igihugu yarabivuze ese ni gusa runaka afite amafamu aha gitifu yaramubererekeye kugira ngo nawe azamubereyo sinzi ibyo mvuze niba bishoboka nako niba uhise ubyumva ni ukuvuga ngo uri ministre ukajya mu murenge wa runaka kwa runaka w'umunyamafuti gitifu icyo ushaka muri uwo murenge gitifu ari yaranze ukibone yaba ari kugurira abaturage ubahenze yaba ari yaguha ubutaka bwa leta kugira ngo nawe uzamuvugire ibuharankaka noneho bya bifuti ibyo afite mu murenge nibigaragara bize bikugereho wowe yamaze guha uceceka uberereke iyo ni ruswa urumva ni shene ya ruswa ibyo ntabwo baratangira kubireba ntabwo baratangira kugira ngo bamenye ngo kanaka ari mu mwanya kubuhe buryo urabyumva kandi inzira zirahari zirazwi so imosambure ke ntambaraga president yaravuze aravuga ko no mu biturika no mu biturika byabura se ntaho itari kandi nibyo ejo ikiza nuko inzego zose zemeye ko ibyo bintu bihari bamwe bafite ingamba barazifata ariko hari ibihari badapfa kureba auditeur general acunga auditinga imari ya leta gusa mu privé ntarebayo ntuza n'umuvunyi areba abakozi ba leta aberekana imitungo hari levels fisi ntabwo ari umuvunyi yaza kureba hari urwego ugeraho mu kazi ka leta ukwereka umuvunyi imitungo yawe utari kuri urwo rwego se bagitifu utugari ntabwo barimo jo kuwa bakaba bafite ibitabashwamo bari kubaho yaro ko defense nahoze mvuga cyangwa daso ntabwo iri mu bo kare yes abakozi b'amabanki abarimu basanzwe usibye directeur n'urutonde rw'abagomba kumurika imitungo narwo rugomba kwaguka hanyuma noneho andeho uri imitungo ifatika iri physique hakajyaho n'imitungo iri abstract ari kureba ubyumva hari ibintu biba bigize burya ubushize sibwo nakubwaga ngo mbwira aho umwana yiga nzakubwira ikiciro cyawe no inyogosho y'umugore uko asutse bikubwira ikiciro abamo
sibyo se aho uyogosheshereza aho wisukishiriza iduka rikwambika aho umwana yiga banki ubitsamo umugore n'umwana iyo babonye umenya akazi kase vara none se kuki tutabiheraho ngo tumenye ngo uyu se isakorera ngaho akora iki ku buryo umwana n'umugore bameze bari cyo birabusiragitse ariko twabibona ntabwo wakwibeshya umuntu ajya muri salo y'ibihumbi 100 undi ajya mu ya 3500 abo bantu bari mu cyiciro kimwe sobanza urebe none uwo mugore ushobora gusanga rero umugore ujya mu ya 3 umugabo akorera 500 none ujya mu y'ibihumbi 100 umugabo akorera 300 questioninga ubabaze nibwo tuzagira amanota rero ibyo ngibyo ntibikuraho ko abakeneye amakaro bari bujye kwikaro plaza rwose cyane n'uyu munsi hari umukiriya uragerayo mu kanya Ikaro Plaza bafite na rangete na gypsum na amarangi avanze neza bafite imashini ziyivangira bakanagutwaza bahamagare kuri 0783 150 yego 46 ariko kandi abafite amamodoka yabo rwose Vikatu Green Tech yabazaniye imashini rwose imashini zisuzuma imodoka zikamenya aho irwaye yes bakagwa amavuta yitwa X1R ushyira muri moteri ikorerwa isuku hanyuma ikanywa gake ikagabanya imyotsi ukabaho kabisa babwire nimero so nimero yabo ni 0782 Clement Clement mwarimu tumusuze cyane aragufasha cyane uyu nguyu bamwirahira cyane nyambona nawe urimo ariko nawe urimo hano ntabwo tuvuga inkongoro twerekana nabo iyo namugira kariya kantu kakurya gukomeza nkakifashisha wabyihoreye nawe urimo rwose aguha igitabo kuri provisoire aragufasha abantu mwabuze kanyarwanda nyarumva abantu bavuga ngo kanyarwanda iragora ni permis ni permis Nyarwanda aragufasha afite igitabo kitwa Menya Utsinde wigiramo ukabona wibereye iwawe ukamenya amategeko y'umuhanda ugakora rwose nta ndi mwongeye guhurira ukaka kode ukagera ugakora ukibonera provisoire cyangwa ugahitamo ukavuga ati hagati y'iminsi 3 n'irindwi ngiye kwigomwa ngende nige nkore n'insinda nishyure wishyura nyuma kimwe no ku modoka mushobora kugira ibyo negosiya ariko aho ngaho tuba tuvuze ku provisoire afite n'abakiriya baturuka hanze y'igihugu benshi cyane rwose benshi cyane so muhamagare kuri 0782 47 yes hanyuma rero dusoze cyangwa urushaka dusoze ariko ntacyo niba aricyo ushaka izindi ngingo tuzazivugaho izindi ngingo tuzazivugaho bisanzwe tuzazivugaho kwazo gusa ahubwo twabura kubwira abantu ko ukeneye imyenda myiza ushobora no kujya easy buy shop hano mu mujyi bakora kwa Makuza ndetse no muri KCT ari indi ngingo nagomba kuvugaho isa naho iri gutera polemique icyo ni iki mu bantu ariko tuzayisesengura twitonze ni ingingo ebyiri imwe ni y'umuntu waruretse gutanga ubuhamya mu rukiko mu Bubiligi umuvandimwe wa Twahirwa Serafin hariya Twahirwa Serafin bagira bamukatiye 30 niba atari burundu umuvandimwe we rero yasanzwe bamusanze mu mugozi amanitse ariko ngo ibirenge bikora hasi iyo ni inkuru ya BBC ni ibintu byo kubanza d'abord turihanganisha umuryango ariko bizadusaba gutera imetero umuntu atuye Bugesera yavuye gutanga ubuhamya none yaguye Nyabihu nukuzitera tukareba araba impamvu biteza polemique arashobora guteka ko ari umuryango we ko yagiye gushinja umuvandimwe arashobora gukeka ko ari ubundi burwayi gutera imetero ukamenya niki cyamuvanye Bugesera yatumiwe nande yasangiraga nande ni byinshi tuzabigarukaho hanyuma na cya kindi kigipendinga cya wa mupolisi ntabwo araboneka ariko we nzatanga detail kuba ko ari uburyo turi gukora ngo tumushake n'umuntu wari umupolisi hanyuma aza gusezererwa bavuga ko arwaye afite uburwayi bwo mu mutwe nawe akabihakana aza gutanga ibiganiro bibiri ku kitangazamakuru kitarebwa neza n'inzego niko nabivuga hanyuma nyuma yaho baza kumubura ari nimero yamuhamagaye ndanga kubyerura kubera ko nanjye ndi mu ari gufatikanya kugira ngo tube twamenya aho ari abaye ariho cyangwa atariho ubwo ndanga kwica umuti ariko nabwo kuba atari aho ari kuba ahari hataramenyekana bishobora kugira n'isano naho yatangiye ikiganiro uburyo yavuye mu gipolisi aho yanyujije ibiganiro bye ashaka ubuvugizi
izo nzira nyine urabyumva nawe ibitangazamakuru ntago bingana hari icyo ureba hari icyo ushobora kureba so byose tuzazitera turebe ese yaba yarabuze kubera ibyo yatangaje yaba yarabuze kubera uko yavuye mu kazi yaba yarabuze kubera kubw'uruhare rwe cyangwa yarabuze kubera aho yatangarije aho yasabiye ubuvugizi bura n'ubuvugizi ni ukumenya aho ugira ubusaba sawa rero sezerere yagusezerere dushimira abari badukurikiye kuri Karegeya mu Marupano ibiganiro byacu ndakagaruka mwakoze cyane